would you marry someone umuryango wawe udashaka cyangwa se wabyirengagiza ukikomereza? Ntabwo gushaka kwanjye gukwiye guca umuryango ndimo cyangwa ngo guca umuryango wowe uvamo. Mwabyumvise ko iyo bataza kunyemera we wouldn't be here today. Do you think love alone is enough muri isolation? Ntujye umbwira ngo waransengeye. Man yansubiza. Hi guys, I hope you all are doing amazing. Welcome back to our YouTube channel, Love in Our Time. As per usual, I'm with my dear husband. Nk'uko mumenyereye, we are your host nk'ibisanzwe. I have one question for you though. Uyu munsi birashyushye. What if your heart says yes to someone but your family says no? Mu yandi magambo, byagenda bite umutima wawe uri kwemera umuntu, umuryango wawe uri kuvuga oya? That's the topic for today. Washakana n'umuntu, umuryango wawe cyangwa se iwanyu badashaka for many reasons. Urakoze cyane. To me, ko mbitekereza, urukundo runduga babiri ariko extended families zigira uruhare runini cyane mu mibanire y'abantu. So kuri njyewe, gushakana n'umuntu famille itaprovinze ntabwo turi bujye mu mpamvu zo kwa provinga nawe. Yego. Tutirangije ko ari impamvu z'ukuri n'izitari z'ukuri, ariko ubwo let's say ko impamvu bari kwivuga ari z'ukuri. To me, consent ya family yawe is very important muri decision ya mariage yawe. My point is, njyewe uko mbyumva, igihe cyose urukundo ruganje, sibyo? Ibindi byose they bow down, sibyo? Icya mbere, niba njye nawe dukundanye, sibyo? I'm not marrying your family. Okay, you first finish your point. Niba dukundanye tukaba dukoze mariage, njye ntago nzabana na famille yawe, nzabana nawe. Ni wowe tuzararana, niwe tuzatubyukana, niwe tuzasangira, you know, literally everything. Ikindi cya kabiri, biroroshye yuko niba njye nawe dukundana koko ari true love, atari ukuvuga ngo hari ikindi nkurikiye, sibyo, cyangwa ukurikiye kuri njyewe, tukaba dukundana for real. Biroroshye ko family yanjye cyangwa iyawe wenda niba iyanjye ari iri kudisapprovinga urukundo rwacu cyangwa iyawe, biroroshye yuko babona ko dukundanye urukundo rwa nyarwo and then bakakwemera cyangwa se wowe bakanyemera, sibyo? Ikindi cya gatatu, niba njye nawe dukundana kandi nkaba nishimye muri iyo relationship ndimo, sibyo? Njye nawe nkaba mbona urukundo rwacu rumpaye ibyishimo, I should consider my happiness first, sibyo? Niba njye numva nishimye, numva nshaka kubana nawe, aribyo binshimishije, aribyo bishimishije umutima wanjye, ngomba guhagarara ku byishimo byanjye. Kuko hari nk'igihe ushobora gusanga bari kubyanga kubera ko they think you're not better for me, sibyo? Ariko njyewe ndakuzi, ninjye twamenyanye, ninjye twakundanye, what they just see iby'inyuma, batanakubona buri munsi, by the way. Ubwo rero njyewe kuko nkuzi, kuko njyewe twamenyanye, kuko tuziranye, kuko ngukunda, kuko nzi what you mean to me, my happiness should come first. Well, that's your valid point. With respect to valid points, njye ntabwo ariko mbyumva. Ntabwo nirengagije ko your happiness is important, or is the point also raising, I mean the concerns zose. Ariko tugomba kumva iki kintu. When you're marrying someone, you're not marrying the person. Yego. You're marrying the family.
I don't agree but we move. mariage irenga mwebwe babiri Gute rero? ikaba imiryango. Ute gute? Ni ukuvuga ngo nk'ababyeyi bawe n'ababyeyi banjye rero nta kuntu wambwira ngo ndajya kugira ababyeyi batanyishimiye. There's no blessing in there. Ni urugendo rwo tuvuze nk'ababyeyi bawe abantu muvukana ni ba in-laws banjye. Ni gute wambwira ngo nzabaho ntarebana neza na ba in-laws banjye? Nacyo ni ikibazo ubwacyo. Bishobora kubaho okay, biterwa wenda na purpose ufite mu gushaka. Niba ushaka gushaka for the sake yo gushaka utitaye ku biri around you, ko njye nemera ko mariage kugira ngo be successful, yes, the most part ni mwebwe babiri, ariko birenga mwebwe babiri. Ni ngo mariage irenze mwebwe babiri. Iyo ni point yanjye ya mbere. Ikindi cya kabiri, family yawe ishobora kuba ibona red flags wowe utarimo kubona, ko you're in love. No se red flags bazibona gute kandi atari bakundana nawe? Turemeranya ko ni umuco wahozeho. Hari imiryango idashyingirana, bakaba bazi ngo wenda ibyo ngibyo ni imyemerere, ariko to some extent ubu ngubu hari igihe dushobora guhakana tukavuga ngo ngo gutya, ariko that's the reality. Kubera bari close. Ni urugero, mushobora kuba muri close, ni urugero wenda mufitanye nk'isano. Ikindi si ugasanga wenda imiryango yanyu yagiranye ibibazo. Wenda dusipoze ke nka oncle wawe yahemukiye ababyeyi b'uyu, famille yawe yahemukiye ngiye, yarapiguye ibintu nk'ibyo ngibyo. Ugasanga ibyo ni ibintu bicreatinga conflict between the families birenze mwebwe babiri. No si kibazo ubwo ngubwo ni icy'abo bana, si icy'abo uri kuri victime. None si icy'abo uri victime. Ni ngo rero none kuki naba victime y'ibintu ntatangije? Nawe mbare mumbwire abantu, wenda tuvuge nk'urugero nk'ibyo wari uvuze. Wenda tuvuge nka papa wanjye yakoranye n'umu oncle wawe, tuvuge arangije bakorana nabi. Wenda da nk'umu oncle wawe aramuhemukira. Wenda niyo bitaba ari ibintu bya danger, ariko wenda beef igatangirira aho ngaho. Ngewe ndajya kuzira beef z'abantu babiri, ntagirire inama yo creating iyo beef. Icyo nakubwiye ni uko byanze bikunze ikintu cyo tucyumvikaneho rwose, wabikunda utabikunda, family extended yawe ifite uruhare runini muri mariage yawe. Ntabwo uruhare ushobora kutarwita uruhare ruri direct, ariko ifitemo uruhare, kubera ko tuzi ko the purpose yo gushaka ni iyihe. No creating umuryango ukagura the existing family. Umuryango wari usanzwe urawagura, ukawagurira muko washatse nawe. Rwa ngo niba narabyawe, ababyeyi banjye they expect me ko ndi bushake, kandi muri kugushaka mu gushaka kwanjye ndimo kwagura famille. Ntabwo rero gushaka kwanjye, niba ushaka kubaka neza koko, ntabwo gushaka kwanjye gukwiye guca umuryango ndimo, cyangwa ngo guca umuryango wowe uvamo. Nese byamara iki kuvuga ngo turashakanye, famille zacu ntizibyishimiye, tubayeho nk'abantu bari mu kirwa cya bonyine? Kubera iki twajya gukora ibyo bintu? Ikindi ndakora icyo nyirimo gushimangira icyo ngicyo. Kubera iki njya gushakana n'umuntu nzi ko nta muryango mfite uzanshyigikira? Ko kigira ndivuga ntabwo ndi kuvuga ko nkigira mu rwego rw'amafaranga, kujya kuvuga belonging. Tubyibuke ko icyo wabivuze wenda ko bashobora gushakana babona mukundanye bakagaruka, ariko ntabwo ariko bigira bimeze. What if batagarutse? What if mu kutagaruka kwabo rwa rushaka ugiyemo bigenze nabi? Twemera ko abantu bajya bagirana amakimbirane, mu gihe bagiranye amakimbirane mu muco nyarwanda, niba wenda famille igiranye ikibazo, ababunga ba mbere n'abandi n'umuryango. Nese muraza kungwa n'umuryango utagira?
none se what if their points cyangwa se impamvu bari kwanga ko uwo muntu ushaka ko we mushakana what if they are being biased cyangwa se they are just being unreasonable reka ngwereze nk'urugero sibyo wenda nka famiye y'umuntu runaka urumva njye ntabwo ndi bukomeze kwitangaho ingero kubera ko twebwe ntabwo byatubayeho byararangiye. By the way, I shout out to my in-laws kuko mwabyumvise ko iyo bataza kunyemera we wouldn't be here today. Mwarakoze rero mwatumye mbona umugabo. Yeah, but what if bari kuba unreasonable kuko hariho nk'impamvu bashaka kuguha nawe ukumva reka nkwereze nk'urugero rworoshye wenda tuvuge nta nubwo uri umukene wo kuvuga ngo nta kintu ushobora kugeza kuri famiye yawe sibyo ariko wenda you're doing a startup nta bushobozi bwinshi ufite yego ariko wenda uri gutereta umukobwa wo mu bakire nka papa we akavuga ati reka sinshobora kugushyingira uriya musore nta mafaranga agira kandi mwebwe murakundana mwebwe mufite proje z'ubuzima muri gukora urabibona yuko uwo muntu ntago ari umunebwe ntabwo yicaye ategereje gusabiriza urabizi ko atagukurikiyeho ku mafaranga y'iwanyu but famiye ye kavuga ati wapi reka under my dead body. Icyo ndi kuvuga ni ukuvuga ngo nk'iyo ni scenario imwe uvuze ariko tubyumvikaneho ko ntabwo iyo famiye yawe igiye kwanga umuntu wenda uruvuga ngo ugiye gushakana nawe ntabwo famiye yawe bikwanga ntabwo famiye zacu zitwanga I agree ko bashobora gukosa wenda bakaba bari ikintu nyine kitari reasonable akaba aricyo bahereza I do agree ariko nanone most of the times famiye zacu zazitwifuriza ibyiza ndetse no gukora icyo kintu kuvuga ngo ese waretse gushaka uyu muntu ugashaka undi muntu ntabwo babikora out of kukwanga babikora out of love. None se ariko iki noneho ndi kuvuga yes tuvuge ko wenda mwashakanye n'iki ese do you think love alone is enough muri isolation cyane really nta abantu bariho badafite amafamiye utayifite oya ariko barahari kutagira famiye ni kimwe banza nsubize ndatuma nongera my friend hari abantu badafite amafamiye sibyo my friend tureke guhuza ibintu bidahuye kutagira famiye ni kimwe kutagira famiye ntabwo uyifite yego no kuyigira ukayikuramo ni ikindi reka nkubwire njyewe something nemera nuko yego ababyeyi cyangwa amafamiye yacu uko ashobora no kuba atari umubyeyi wawe ngo uvuge ngo ni papa wawe cyangwa mama wawe ariko akaba ari umuntu ukurera umuntu wubaha umuntu mbese umuntu ukubereye umubyeyi nemera yuko hari at some point hariho ibintu bareba beyond ibyo twebwe tureba n'ibyo dushobora kugezaho ubwenge bwacu bitewe na experience bitewe n'ibintu byabaciyemo bitewe n'ibintu byinshi bitandukanye sibyo ariko nabo niba navuga hari igihe baba biased cyangwa se bakaba unreasonable kandi bidatewe n'urwango nk'uko babivuze bitewe n'uko nyine hari standard yumva agushakaho ariko at some point bakibagirwa ko at the end of the day you're gonna have your own life sibyo ubuzima bwawe uza create wowe ubwawe ukabuzamura wowe ubwawe sibyo kuko at that point umuntu wageze ku gihe cyo gushaka umugabo cyangwa umugore ntago abakiri umubebe ntago abakiri umwana abageze ahantu ashobora kwifatira decision kandi akaba ashobora no kwasuma consequences za decision afashe sibyo nk'urugero hariho agafilme maze iminsi ndeba muri iyi minsi agafilme oya n'urugero ndi gutanga sibyo kandi ibyo bintu bibaho uwo mudamu ni umudamu muri filime umugabo warapfa sibyo ariko akaba hari uwundi musore wifitiye amafaranga ye w'umukapo nyine umuntu utabona ko yabura umugore sibyo aramubona
abona ni mwiza aramubengukwa. Uwo mudamu yifitiye abana babiri, umugabo we yarapfuye. Uri kumva? Papa w'uwo muhungu akamubwira ati ntibishoboka, sibyo? Kubera iki uri kujya gukundana n'umugore wapfakaye bikongeraho kuba afite abana babiri, sibyo? Kandi hari abakobwa mwiganye, abo mwaturanye, ari no kumurangira yewe abo yakwa approaching, sibyo? Ariko umuhungu we yikundira uwo mudamu wabyaye, arabizi ko afite abana, ntabwo yabimuhisha. Arabizi ko umugabo we yapfuye, yakoze accident agapfa, ntiyabimuhisha. Ari kumva? We yarabirebye aravuga ati no matter what ndagukunda. Kandi wibuke tujya tuvuga ko love is unconditional, sibyo? Love is unconditional. Ngaho nawe mbwira uwo mubyeyi yego aragukunda kandi niba ari kukwifuriza ntago ari bibi. Ari kumva? Ariko he's being unreasonable. Niba ngiye nakunze umuntu, it doesn't matter niba afite abana, niba afite iki, niba afite abuzukuru, niba afite abuzukuruza, namukunze. This person afite character nziza, this person nta kindi kibi afite except yuko ibyago byamugwiririye agahura n'ibyo bintu mu buzima bwe, ariko nta kindi kibazo gihari cyatuma tutaba married. Ubu rero kuba nabwira nk'uwo mubyeyi ari nka papa wanjye, nkaba namubwira nti I understand you, ntago kandi ntago mbivuze kugira ngo ube disrespectful, ariko ukamubwira ati this is home umutima wanjye ushaka, aho wose uri kumbwira narababonye kuva igihe cyose twaturanye, ako nta n'umwe nkunda, nta n'umwe nshaka, nta n'umwe nishimiye, nta n'umwe nahisemo. Umutima wanjye ushaka n'uyu nguyu, and I don't mind kuba afite abana. Uri kumva? Icyo gihe I don't see any problem. Well, gukundana ubwabyo there's no problem, ariko icyo turimo kudiscussing hano cyangwa se my concerns or my points ni ukuvuga ngo however much ukundana, yes urukundo ruri unconditional, ariko urukundo you decide to love. Oya none se reka nkubwi nawe rero okay, tugendeye kuri urwo rugero nari nguhaye, uwo mubyeyi is he being unreasonable cyangwa afite a valid point? Oya ntago rero turi kudiscussing. Erega byose niho ruzingiye. No ngo being reasonable story uyimbwiye gutyo yimbwiye gusa, wenda sindari filme ngo ndebe ngo ese umubyeyi kuki arimo kuvuga gutyo, kandi nabikubwiye. Ushobora kuba uri kuba biased uri kuvuga ngo umubyeyi I'm not being biased. Iyo movie zayinyereka turebane nibwo nzagusubiza ikibazo. Kubera ko ndi ntabwo nahita mvuga ngo umubyeyi ngo ari kuba unreasonable kandi ntazi mu by'ukuri what are the reasons ziri behind. Njye nazikubwiye no kubera ko afite abana n'umugabo akaba ari umupfakazi. Wanese icyo ngiyo ushobora gusanga wenda ari izindi mpamvu, ntabwo nzizi ni mpamvu. Iyindi mpamvu ndi gukeka nubwo bitaragera nuko wenda nawe ashobora kumukunda. Kumbi nta nubwo bera, ahubwo wowe you wait agatemeni karangira tuzagaruka hano tubwire abantu uko tubabwire ngo uyu mubyeyi ari kubana muri zo cyangwa nagaye. No ngo it is too early to judge. Ahubwo let's get back to our topic. Nukuvuga ngo nge my concern is gukunda ni kimwe, ariko wakunda wakora iki? Love ni decision ufata, ntabwo ari ikiza ngo kikubwira ngo umusange ngo wakunze umuntu ngo shawa byihoreye. You decide to love. Icyo utadecide icyo ndwa ngo ndiko mbitekereza niko mbyemera. Ndwa ngo you might have feelings ku muntu, ibyo byo biri rwose biri uncontrollable. Ushobora kubona nka kugira feelings, nk'abantu ndi nkamugira feelings, ibyo byo biri uncontrollable. Kubera ko nakubonye kwishira mu maso yanjye n'ibiki ibyo byo, ariko that's not love. Love ni njye navuze ngo uriya muntu namubonye ndamwishimira, none ubu ngubu I'm deciding to love her. Nyine rega nyine you decide to love umuntu wumva wishimiye. Kandi umuntu ushima ntago ari umwe kwisi rero. Nituzo kuvuga ngo none nawe haraba wishimiye abandi benshi. Nuvuga ngo barahari bo nakwishimira benshi, ariko nahisemo wowe. Kuki wampisemo rero? Kuguhitamo rero nibyo nabwiye ngo narakwishimiye, ari famille yanjye nayi consultinze. Kuna sugira ngo iyo famille yanjye iza kuba itakwishimira ariko gushaka. Mwabyumvise. I'm being honest. Iyo famille yanjye tamagwa head nguvuge ngo uriya mwana afite umuco mwiza, binabirebye afite umuco mwiza, afite uburere bwiza, bari kubona nje twarabanye. N'ikindi
famiye yanjye avuga ngo uriya mwana uko twamubonye uko twabonye iwabo n'iki you can go ahead kuko nkambwiza ukuri ni njyewe ubwanjye ntabwo nakwishimira gushaka umuntu ngo mbe muri isolation njyewe muri famiye yanjye menyere kuba mu rukundo nkundana n'abavandimwe banjye nkundana n'ababyeyi banjye so nukuvuga ngo rero ntabwo njyewe ubwanjye nakwishimira kuvuga ngo ngiye kuzana umuntu uri buce iyo bond nifitanye na famiye yanjye kubera iki sinajya kuzana umuntu uri buce bond mfitanye na famiye yanjye kandi bishoboka ko nazana umuntu uri bukomeze ya bond. None se niba uwo nguwo ari we wishimiye ari ushaka kwishimira benshi icyo cyo tucyumvikaneho kwishimira benshi ariko you decide nivuga ngo nge mubona kwishimira bose nahisemo wowe mubo wakwishimira bose nahisemo ngewe rero icyo ndi kuvuga gikomeye cyane icyo ndi kuvuga gikomeye cyane gukundana ni byiza gushaka ni byiza ariko na famiye yawe involving kubera ko trust me famiye zacu harigeze zibona ibintu twebwe tutabona ariko ntabwo ari buri gihe nanjye ntabwo navuze ngo ariko nicyo ndi kwanga ni ukuvuga ngo twebwe turavuga twebwe muri kesi yacu ariko ilfo kureba wenda tunakonkludinga ilfo kureba kuvuga ngo ese kuki famiye yanjye irimo kumbwira ibi nuko inyanga mu by'ukuri urasanga ntabwo uko famiye yawe kwanga kubita kwanga rero you should ugomba gushyira agapira hasi izo santima uri kumva ngo you're in love man people have been in love ntabwo ari wa mbere ubaye in love so you have to chill ukumva se kubera iki famiye yanjye irimo kumbwira gutya wasanga byo kubera ko biri hano icyo ndi kuvuga nka conclusion ku ruhande rwanjye niba ubaye muri iyo case ugasanga bimeze bityo please icarombe ngo ese kuki famiye yawe irimo kubwira gutyo utari bias nawe utavuga ngo barimo kunyigisha umuntu ese barimo kwangisha ngo bamurongore ngo bagushakire undi amen ntago nkeka ko impamvu amafamiye menshi abikora ntago ndi kuvuga ngo ni buri gihe ariko impamvu nyinshi nanjye numva nabikora ndamutse nishyize mu mwanya wabo bakuru in their shoes nuko bagushakira ibyiza nuko bashaka ko umuryango ugiye gushaka udaca umuryango usanzweho none se okay none ibi ngibi twabivuze in a general perspective sibyo ngereka nkubaze in a Christian perspective sibyo tuvuge ntujye umbwira ngo waransengeye Imana iransubiza Imana iragusubiza uransengeye Imana iragusubije and you're convinced I am the one for you sibyo ugiye kumpresent iwanyu kandi bibaho sibyo ugiye kumpresent iwanyu umva bakakubwira ati reka uyu muntu ntabwo tumushaka kubera impamvu ABCD kandi wowe ku mutima wawe urabizi neza ko atari ukuba biased kuko hari igihe tujya twimagina ibintu tukumva ngo ni Imana yatanze approval kandi ari ukubera ko ari byo dushaka sibyo ubizi neza n'umutima wawe ko ibyo bintu Imana ibisuportinze 100% sibyo ubu se hari umuntu waguhakanya ko relationship yacu Imana yari yisuportinze 100% kwamaye ibimenyetso se ubwo rero n'undi muntu Imana ikamuhereza ibimenyetso bye famiye ikavuga ngo oya ariko icyo navuze sibyo icyo navuze famiye at first ishobora kuwopoza igitekerezo cyawe ariko icyo my point is niba bapoje ku cyo barimo kuwopoza understand them as well kubera ko icyo navuze sheka mbwiza ukuri tubwizanye ukuri ko abantu kitiye twishuka nyine tukareba ngo bijyanye n'amarangamutima yacu tukabona ibyo Imana ishaka ugasanga umuntu ibyo kuvuga ngo ibyo kwishuka biveho you are 100% sure shiti yanjye Imana ntidukunda se yego Imana icyo nzi cyo ntabwo yagushyira mu kintu itazi ko ari cyiza yego ni ukuvuga ngo rero yabaye ivuga wenda ngo Imana ikaba yaragupreparinze ikavuga ngo uyu muntu wawe ukabibona koko ari uwawe famiye yawe ikopoza icyo kintu trust me either zaba ari misunderstanding zabo kandi nimuganira nimwicara mukaganira izo mpungenge ukazibamara cyangwa se ukabereka
kuko uri kuyoborwa n'Imana. Inshuti yanjye, umuntu utava ku izima nk'uko wasengeye icyo ngicyo, Imana ikakwereka ko ari uwo muntu, nugisengera n'icyo cya famiye yawe, Imana izagucira inzira. Ariko ishobora kuzica mu myaka 5 cyangwa 10 nyuma y'uko mukoze mariage. Byose ntabwo bishoboka. Birashoboka. Rega ntabwo nabyanze. Ikintu kiriho cyo ni kimwe. Ibintu biratandukana, sibyo? Bashobora kutabyaprovinga uyu munsi mugakorana mariage ntagere n'umubutaha. Nyuma y'imyaka 10 mwamara kubyara abana babiri bamaze kubona abuzukuru, bakabitekerezaho bagasanga bya bintu bari baribeshye. I agree. Ibyo rwose hari na examples nyine bibaho. Ariko nitwirengagize ko, which is why it's my point, yuko you should that nanjye nyumva noneho hari n'abandi benshi nanjye nzi not stories from abandi, stories which I know from people I know, babikoze gutyo bakajya against ya famille yabo, bakavuga ngo famille zacu ziri kuba biased cyangwa ziri gukora iki, bakazirevoltaho, yagera no mu rugo ntibumuhire, kandi ntibimuhire kubera impamvu famille yamubuzaga. Ugasanga nyuma y'imyaka niba ari 10 niba ari ngahe, divorce irabaye, nibwo yagarutse mu rugo iwabo, yanze kumva cyagiye bwa mbere yumubwira, abyumvise yagezeyo, izo consequences famille yamubwiye barabibona, akadivorce akagaruka mu rugo iwabo with the shame, with consequences nk'abana bajemo bari kuba victims zo kuba tarumvise. Nanjye niyo mpamvu point yanjye nani kuvuga ngo consent ya famille iri important. Ariko iyo ngiyo nayo ntago yaba a valid point. Kubera iki? None se abantu bose ba divorce ni kuri wabo baba barababwiye ngo iyo mariage ntago tuyaprove. Oya, turi turwa muri case yacu nkuko navuze ngo ariko ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe, abantu baratandukana every day. Ariko ntago impamvu zitandukanye ni nyinshi. None twakubwiye ngo case yanjye ndi kuvuga famille yawe ikubwira ngo mwana wacu uko tuyibona ibyo ntago ari byiza, ntago bizaguhera kubera izi impamvu bo barimo kubona nk'ababyeyi bawe, nk'abafite experience kukurusha mu buzima, kuvuga ngo mwana wacu ibi ntago ari byo gutya gutya na gutya, ubirenzeho wanze kumva, ubigiye bavuga ngo no kumbuza umuntu nkunda ngo ndamukunda ni iki niki, ubigezemo biranze. Mu by'ukuri ntago byanze kubera ko byanze kubera ko wanze kumva famille yawe yakubwiye. Nshuti zanjye, murabizi turamutse tukomeje ntabwo iri burana ryarangira. Ntabwo byarangira, ahubwo mwebwe mutubwire, would you marry someone umuryango wawe udashaka, cyangwa se wabyirengagiza ukikomereza? Kandi tubibutse ko iyi ngiyi ni imwe muri topics ziri very very controversial, ariko ibintu bya mariage n'ibintu bya relationship ntabwo ari urugendo rworoshye. Nanjye nubwo mubonana kamejeje, ariko ndabizi ko hari igihe bigorana. Hari igihe bigorana pe, hari igihe bigorana, kandi at the end of the day biraryoha kuba married muri famille ikwishimiye, ntako bisa pe. Ariko nanone bitavuze yuko hari some cases biba ari ngombwa ko nawe wifatira decision, ukamenya yuko n'ubundi umunezero wawe utari buve muri approval z'abo bantu, sibyo? Ko nawe approvinga icyo ruvuze. Yego, n'ubundi bikarangira in tears, kandi abantu babonaga ariyo the best decision, best goals. So mutubwire muri comments, would you marry someone iwanyu badashaka, famille yawe idashaka, cyangwa se umva wabyima amatwi, cyangwa se niba hari n'umuntu byabayeho wagize iyo experience, please would love to host you and mukatubwira story yanyu. Ikintu cyo nakongeraho turi gusoza nuko stories ziratandukana, na story imeze nk'iyindi. Ibi turi kuvuga it's a general perspective. Niyo tuvuga ngo umuntu agize experience nk'iyo ngiyo akaba dukurikira, byaba byiza kumuhostinga cyangwa se akatubwira story akadusangiza ukuntu yabyitwayemo. Ariko story z'inkundo ziratandukanye, circumstances z'abantu ziratandukanye. So ntago dufasha umwanzuro hano tukubwire ngo niyo famille yawe yopoza reka gushaka uwo muntu, cyangwa se ngo niyo famille yawe yopoza bigomekeho kuko rega n'impamvu baba bari kwanga zitandukanye. So inama twatanga rero
nuko nkuko wari ubivuze ntako bisa nko ugashaka famille zanyu zubakigishije. Ni ya mata aba abyaye amavuta kabisa. Ni umunezero, biraryoha cyane. Rero kandi nta muntu wanga ibyiza. Rero mu gihe urimo gushaka wenda mu basore n'inkumi batarashaka, ntabwo tukubwiye ngo ntabwo tukubwiye ngo wiyopoze kuri famiye yawe, nta nubwo tukubwiye ngo wumve ibyo bakubwira, kuko nabo ni abantu barakosa. So icyo tuvuga bashobora kwibeshya. Icyo tuvuga rero, mugane na famiye yawe, wumve se niba barimo kupoza, wumve impamvu barimo kuguhereza, muziganireho urebe ko niba ziri valid, ukabona koko ziri valid. Abantu mwakundana ni benshi kandi bikavamo. None nawe niba ubona impamvu bari kuguha zitari valid, discussinga nabo, murebe aho murebe ko icyo nzi neza, nta mubyeyi wanga umwana we, nta n'umubyeyi wifuriza umwana we ikintu kibi, ahubwo batwifuriza ibyiza, wenda bikaza muri perspective tutari kubona kimwe, muri package utishimiye. Muri package utishimiye, ariko bakwifuriza ibyiza. Yego. Yo guys, thank you so much kubana natwe. It was so nice having you again. Murabizi ko hano ibiganiro nk'ibi nakagaruka biracyaza. So stay tuned. Niba utarakora subscribe, please subscribe. Ako kantu kameze nk'akazogera niba utaragakoraho, ntabwo uzajya umenyera amakuru ku gihe, kandi icyambere ni amakuru. So ugakoreho kugira ngo every time twaploadinze a new video uhite ubona notification. Niba hari suggestion mwifuza kuduhereza, niba hari ikintu mwifuza ko twavugaho, cyangwa se umuntu mwifuza ko twatumira, cyangwa se wowe ukaba ushaka kuza kudusharinga inkuru yawe y'urukundo n'umupartner wawe, you're always welcome. What reaching out kuri social media zacu, Love in Our Time podcast, cyangwa se ukatwandikira kuri contact ziri hasi, and we will always welcome ideas zanyu. So thank you so much. Thank you so much, baby. Thank you so much, baby, for having me. Naho mu kiganiro nanacyuta. See you guys. Thank you so much. Bye. Bye.